Yesu ashimwe, amahoro y'Imana nabe kuri wowe, imbabazi z'Imana, umugisha w'Imana, urukundo rw'Imana nirubane nawe. Mbanje kukwifuriza kugira ishya n'ihirwe, impagarike n'ubugingo, kandi nkwifurize kuba mu buzima burimo Yesu. Icyo ni cyo gikuru kuruta ibintu byose. Yesu yaravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, avuga ijambo ryiza rikomera avuga ngo ibindi byose muzabyongererwa. Iyo umuntu yamaze kubona Yesu akamutunga, agatunga agakiza muri we, ibindi byiza ari icyo bita accessoire, ari inyongera. Rero ndagushimiye wowe wamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza, kandi ndashimira buri muntu wese ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, akumva muri we inyota afite niyo kubana n'Imana, akumva yazagira iherezo ryiza. Nta kintu kiryoha nko kumva mwene so yatabarutse, ariko ukumva ko uburyo atabarutsemo yubahaga Imana, yakoreraga Imana, biranezeza imitima yacu abasigaye. Maze iminsi ndeba ukuntu abantu bari gupfa, barapfa bitunguranye, kumva hirya no hino abantu bashyinguye, ariko si kwibaza ngo aba bantu bari kugenda bapfa impfu zabo zimeze gute? Ese iyo umuntu apfuye ajya he? Ubundi gupfa ntabwo ari bibi, nta nubwo ari icyaha. Gupfa ubundi bisobanura ko umuntu aba arangije urugendo rwe rwo mu isi. Mu buryo bw'umubiri urugendo rwe ruba rurangiye, cyane ko Salomo yaravuze ngo nta migambi, nta no kumenya bibi kuzimu. Iyo umuntu amaze gutabaruka, amaze kuva mu mubiri, imigambi ye iba irangiye. Hari imvugo dukunze gukoresha ngo umuntu yitabye Imana. Ku bwanjye naratekereje mbona ntabwo kuri ari ukwitaba Imana, kuriya kuba ari ukuruhuka imiruho n'imihate byo mu isi. Ubundi kwitaba Imana ni iki? Kwitaba Imana ni igihe Imana iguhamagaye. Umuntu yitaba Imana ari muzima, ikaguhamagara ngo ndaguhamaye, iguhaye ubutumire cyangwa se iguhamagaye mu muhamagaro ngo uyikorere. Imana igeze yahamagara Abisirayeli bitewe n'uko bajyaga bamenyera Mose, ko bamenyeraga Mose ngo Mose ntabwo ari uvugana n'Imana wenyine. Iramubwira ngo mbahaye invitation, uzabampamagarira ejo tuzabonana. Imana irabahamagara ngo bageze ku musozi, Imana uburyo yajemo, yaje kubita imirabyo, iza nk'Imana nyine ifite ububasha. Batangira kwemera ati nimba ari uko Imana yawe ivuga Mose, turabyemeye, ujye uvugana nayo, hanyuma nurangiza uze utubwire. Imana iyo iguhamagaye rero, yigeze yabikorera abigishwa 12. Murabyibuka yahamagara Petero, imukuye mu kuroba inyanja, na Andereya n'abariya bahungu ba Yohani, ba Simoni, bo bose Imana ibahamagara, yabakuye ku nyanja, irabahamagara. Barabigishwa uko ari 12, Imana agiye ibatoranya. Imana iguhamagaye rero urayitaba. Ubu nanjye nitabye Imana, byararangiye. Nitabye Imana gute? Nemerewe umuhamagaro. Kwitaba Imana ni ukwemerera Imana, ukumva icyo iguhamagariye, ukitaba convocation iguhamagariye. Iyo baguhamagaje ku biro bikuru by'umurenge cyangwa se by'akagari cyangwa se ku rwego rukuru rw'igihugu, iyo baguhamagaye uba witabiriye ubutumire. Twebwe rero abakozi b'Imana cyangwa se abantu bose bakira Yesu, bakiriye Yesu umwami n'umukiza, twebwe twitabye Imana, twamaze kwitaba Imana. Hanyuma iyo umuntu aguhamagaye aguha message. Niyo mpamvu twebwe turi ba doneri, dutanga message ziturutse kuri ya Mana duhamagaye. Iyo ivuganye natwe, nizere ko ibintu muri kubyumva. Iyo Imana iguhamagaye iba ishaka kuguha ubutumwa uyishyirira abana bayo. Donc je suis donneur, mwebwe muri ba receiver, donc muri abakira. Jewe ndahari nka doneri, nk'umuntu uza kwakira. Donc jewe ndabaha, ariko ndabaha ibyo nkuye.
kuko njye namaze kwitaba Imana yarampamagaye inshyiramo ibyo ngomba kubaha mwebwe, ndabaha ibyo mbaha nibyo maze guhabwa n'Uwiteka, hanyuma namwe nk'abarisiva, nk'abantu bakira, muraza kwakira icyo mbahaye giturutse ku Mana Data. Ni muri ubwo buryo rero ngusabye ngo wakire ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima, kandi ndabakunda cyane, ndabakunda. Nyemerera dusenge twakire ijambo ry'Imana, hanyuma ndagiza gusenga ndabaganiza amagambo y'Imana. Turagushimiye mwami wacu mwiza, nta wera nkawe, twarakwitabye kandi waduhamagaye umuhamagaro mwiza wo kugira ngo tugukorere. Biravuze ngo bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Turagushimiye ko turi muri wowe, ubwo turi muri wowe turi abatsinzi, nta teka. Iyo umuntu yakwitabye ntabwo umuciraho urubanza rubi. Niko umuririmbyi aririmbye aravuga ngo Uwiteka umucamanza, iyo ambonyeho amaraso nancira urubanza rubi. Abantu wahamagaye warabatsindishirije, kandi turagushimiye mwami uko uri Imana itoranya ukagenda uhamagara uko ushaka. Nanjye nakiriye umuhamagaro wawe, umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa bwiza. Waduhaye impano zitandukanye kuko waraduhamagaye. Turabigushimira rero kubwiza impano waduhaye. Nyemera zigirira abandi umumaro. Iri vugabutumwa nkora kuri YouTube n'ahandi hatandukanye rizagirira abantu umumaro, kandi message uba wampaye Mwuka Wera ajye yiherekeza. Senze nyaneze izina rya Yesu, amen. Ngushimire, nguhe ikaze mu ijambo ry'Imana. Ariko abantu bari muri iki gihugu cy'u Rwanda ndabashubuje mwese abakunda ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha wowe ugiye kumva ijambo ry'Imana. Imana ikumire umugisha wowe uri muri Amerika, Burayi, Australia, Aziya, Oceania, ndetse abantu mwese muri iki gihugu, kuri uyu mugabane wa Afurika, mwese ndabakengurukiye cyangwa ndabashimiye, mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Hoseya, kimwe mu bitabo bitoya by'abahanuzi. Mu bahanuzi bato umugabo witwa Hoseya. Igice cyawo ni icya mbere, turahera ku murongo wa 3 turaza gusoreza ku murongo wa 15. Kugira ngo ndakubwira abantu bavuga ngo ibintu by'Imana nta bwangati bitera, kandi ujye wumva, nufungura YouTube ntugahite urangiza ngo wumve ngo umuntu atangiye kuba, banza wumve icyo ari buvuge. Hari igihe Imana ishaka kuvugana nawe ajya gusoza. Nkundira rero ntukinube ngo asomye ngo amagambo menshi ngo maremare, kubera ko abantu bamaze kwimura Imana mu mitima yabo, ibintu by'Imana ntibikibaryohera. Niyo umuntu afashe akanya ko gusoma no gusenga usanga hari igihe nigeze gusengana n'umuntu afite ibibazo byinshi, turasenga mara isaha ari ndi gusenga, atambwira ngo nimba ari ukusenga ntuzongere kumusengera, kandi ahakanye ko nazongeye kumusengera, kandi yaje gusenga ngo ari gushaka ko Imana imutabara. Abantu bari gusenga amasengesho ya nikize, ukaba ati mu izina rya Yesu turagushimiye ibyo kurya byeze, amen. Nyine ni uko kubera igihe kiri kudusiga, ariko kandi ntabwo twakakwiye kuyoborwa n'igihe, ahubwo nari mbinginze ngo muyoborwe n'Umwuka Wera w'Imana. Donc tugomba kubahiriza igihe, kubera ko turacyari mu isi kandi isi igengwa n'ibihe. Cyane ko biravuze ngo abica gahunda tubacyahe. Ntabwo ari byiza nanone kwica gahunda, ariko kandi muba mugomba no gukoresha icyo gihe cyanyu ukagikoresha neza. Reka tugikoreshe neza rero, twumve ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana ivuze. Hoseya igice cya mbere umurongo wa 3 haranditse ngo Abisirayeli bahanirwa ubusambanyi. Abisirayeli bahanirwa ubusambanyi. Bibiliya iravuze ku murongo wa 3 ngo Ami we, mubwire abo muva inda imwe, nawe Ruhama, mubwire bashiki banyu muti nimuburane na nyoko, muburane, kuko atari umugore wanjye, sindi umugabo we. Akure ubumaraya mu maso he n'ubusambanyi abukure hagati y'amabere ye, kugira ngo ntamwambike ubusa akamera nk'umunsi yavutseho, nkamuhindura nk'ikidaturwa, nkamugira nk'igihugu cyumye, kandi
nkamwisha inyota, kandi ntabwo nzagirira abana be imbabazi kuko ari ibigirwa, nyina akaba yarabagize maraya. Uwasamye inda yabo yakoze ibiteye isoni, kuko yavuze ati nzakurikira abakunzi banjye, abantunga mu byo ndya n'ibyo nywa, kandi bakampa ubwoya bw'intama n'imigwegwe n'amavuta ya elayo n'ibyo kunywa. Nicyo gituma ngiye kuzitiza inzira amahwa, kandi nkubaka uruzitiro kugira ngo atabona aho anyura. Azakurikira abakunzi be ariko ntazabashyikira, azabashaka babure. Nibwo azavuga ati henga nsubire ku mugabo wanjye wa mbere, kuko ibya mbere byandutiye iby'ubu. Erega ntiyamenye ko ari jye wamutungaga mu myaka na vino n'amavuta ya elayo, nkamugwiriza izo feza n'izahabu bakoreshereje Bali. Nicyo gituma nisubiza imyaka yanjye mu isarura na vino yanjye mu gihe cyayo, kandi nzamwambura ubwoya bw'intama bwanjye n'imigwegwe yanjye byari bimukwiriye kwambika umubiri we. Kandi ubu ngiye kugaragaza imbere y'abakunzi bewe ubushizi bw'isoni bwe. Nta n'umwe uzamunkura mu maboko. Nzamumaraho ibyamunezezaga byose, ibirori bye n'iby'imboneko z'amezi bye n'amasabato ye n'amateraniro ye yera yose yategetswe. Kandi nzarimbura izahabu ze n'imitini ye. Ibyo yajyaga avuga ati ibi ni ingororano zanjye nahawe n'abakunzi banjye, nuko ibyo ngiye kubiranduza ishyamba, biribwe n'inyamaswa. Nzahora iminsi yamaze yosereza ibigirwamana bya Bali imibavu, yambaye impeta mu matwi n'inigi, agakurikiza abakunzi be, naho njyewe akanyibagirwa. Ni iki nashakaga, ni ku Uwiteka avuga. 15 uyu murongo niyo nshaka dusubiramo. Nzahora iminsi yamaze yosereza ibigirwamana bya Bali imibavu, yambaye impeta zo mu matwi n'inigi, agakurikira abakunzi be, naho njyewe akanyibagirwa, ni ku Uwiteka avuga. Munyemerere twongereho n'aya magambo, kandi Uwera Isirayeli ambabarira amfashe, ndabizi neza ko aza kumfasha. Imana nishimwe. Haleluya. Ndabizi Imana iramfasha. Imana ihimbazwe. Haleluya. Bibiliya iravuze muri Ezekiyeli igice cyaho cya 16, dusome ku murongo waho wa mbere tugere ku murongo waho wa 7. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, menyesha Yerusalemu ibizira byaho, uvuga uti uku ni ku Mwami Uwiteka abwira ab'i Yerusalemu, inkomoko yawe na kavukire yawe uri uwo mu gihugu cy'i Kanani, so yari Umwamoni, nawe nyoko yari Umuhetikazi. Kavukire yawe umunsi wavutseho umukungo wawe ntibawushaririye, kandi ntibawujabuje n'amazi ngo ubonere. Ntabwo waruje usigwa n'akamuri, haba no gushyirwa mu twaye tw'impinja. Ntawakurebanye ibambe n'imbabazi kugira ngo akugirire ibyo, akugirira ibamba, ahubwo wataye ku gasozi ku munsi wavutseho, kuko wagawaga. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragurira mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Narakugwije nk'ibimera mu murima, uragwira kandi urakura, ugira uburanga buhebuje. Amabere yawe arashimangira n'umusatsi wawe urakura, ariko wari waratawe ari ntacyo wambaye. 8. Nuko nkunyuzeho ndakwitegereza, mbona ugeze mu gihe cyo kubengukwa, maze ngutwikiriza umwitero wanjye, nambika ubwambure bwawe, ndetse narakurahiye nsezerana nawe, maze ubu wanjye, niko Umwami Uwiteka avuga. Nyemerera dutari ku murongo wa 15, haravuze ngo ariko wiringira ubwiza bwawe,
ariko wiringira ubwiza bwawe usambana bitewe no kogezwa kwawe. Ubusambanyi bwawe buha ab'isi bose uba uwabo. Nuko wenda umwambaro yawe wiremere insengero zo mu mpinga z'imisozi uzirimbishije amabara atari amwe, maze uzisambaniramo. Nta bimeze nk'ibyo bizaba ngo bimere bityo. Kandi wajyanywe impeta zawe nziza n'izahabu zawe n'ifeza yanjye, ibyo naguhaye ubyiremamo ibishushanyo n'iby'abagabo ngo usambane nabo. Kandi wajyanye imyambaro yawe y'amabara ateye ibika urayibyambika, maze utereka imbere yabyo amavuta yanjye ya elayo n'imibavu yanjye, ndetse n'ibyo kurya byanjye naguhaye iby'ifeza n'izahabu nakugaburiraga wabitetse imbere yabo ngo bibabere ibihumura neza. Uko niko byagenze, niko umwami Uwiteka avuga. Yego, munyemerere mbaganirize amagambo nubwo akomeye, ariko umuti usharira niwo ukiza. Bibiliya iravuze ngo Abisirayeli bahanirwa ubusambanyi bwabo. Imana ihana Abisirayeli bahoye ubusambanyi bwabo. Bibiliya iravuze ngo ami we uyu ni Hosea. Cyari igihe gikomeye, Abisirayeli bakoze ibyangwa n'amaso y'Imana kugeza ku kigero buri muntu wese atangira kwiga ibyaha bitandukanye, ariko bari bafite ikintu cyitwa ubusambanyi bw'indengakamere, ku buryo batinyuka n'inzu y'Imana bakajya bayisambaniramo, nta soni bagiraga. Na Bibiliya ivuze kuri uyu mwana w'umukobwa wari waratawe, kandi uyu mwana w'umukobwa ndaza kumuvuga muri Ezekiyeli. Uza gutekereza ibintu Imana yakoze, nimba ukwiye kwitura Imana kujya gusambana. Ubusambanyi rero muri cya gihe cya Hosea ngo burazamuka bugera ku rwego rw'indengakamere. Bugeze ku rwego rw'indengakamere ngo bakajya basambana, ariko kugeza ubwo bafashe icyemezo cyo gusambanira no mu rusengero. Ngo ibyo ngibyo bituma Imana ibabara, ngo ihita ibwira Ami, iramubwira ngo reka nkubwire Ami, ngo ubwire abo muva inda imwe. Uwo muva inda imwe yitwa Ruhama, ubabwire yuko mpaze ubusambanyi bwabo. Ngo nabo muva inda imwe na nyoko, ubwire abo musangiye amaraso, ubabwire ko ibyo bari gukora bakabije ubusambanyi. Ubabwire ko abo muva inda imwe, kuko ubusambanyi babukomora kuri nyoko wanyu maraya. Ubu busambanyi bwa mama we yasambanye n'abahisi n'abagenzi. Aya magambo ndi kuvuga arakomeye, kuko nuza gusanga uyu mumama wasambanye ndetse n'abana be bakaza kujya bakora ibyaha. Uyu mumama Bibiliya ubundi ishushanya umugore nk'itorero. Iyo tuvuze mu buryo bwa gihanuzi, umugore ashushanya itorero. Kandi nuza gusanga, uraza gusanga amatorero menshi yaramaze kwandura. Donc gusambana bisobanuye iki? Gusambana Bibiliya ivuze hano muri Bibiliya, Hosea ahanura ubuhanuzi, ni igihe Abisirayeli bari bamaze kwimura Imana, batangira kujya gusambana, kwiga imico y'ahantu. Donc Imana barayimura, itorero ry'Imana bararireka, inzu y'Imana barayireka, batangira kwiga indi mico. Bibiliya ishushanya uyu mugore ugenda usambana. Donc uyu munsi waraye aha, ni ukuba itorero ritakiri hamwe, rigenda ryivanga ku buryo rimeze nk'umugore w'amaraya. Bibiliya iravuze ngo Ami we, abo muva inda imwe aribo bita Ruhama, ubabwire aya magambo, ubabwire ngo mukabije ubusambanyi, kuki mutaba hamwe? Yemwe barakora bo mu minsi y'imperuka, kuki mudashobora kuba stable ngo mufate ibihe mube concentre n'Imana yanyu mwami? Umwe arava akajya mu bapfumu,
yarangiza akagaruka akajya ku igaburo, umwe arava akajya gusengera kwa kanaka, yarangiza akagaruka akongera kandi bamuhanuriye ubuhanuzi bupfuye, bamubwiye ko umushumba we bakakubwira ngo umushumba wawe ngo iciwe ngo ni ukurya amaturo, bakakwigisha inyigisho, wagiye mu zindi nyigisho ziyobya, uragereranywa na maraya. Maraya ni igikuma hamwe. Umuntu ukora umwuga w'ubumaraya ntabwo agomba gutegera hamwe, ajya Nyabugogo agatega, yahabona umukiriya akajya Nyamirambo, akava Nyamirambo, nuko baba bameze, n'ubwo buzima bwabo. noneho rero abakirisitu bo mu minsi y'imperuka batari hamwe ngo bamenye ko bagomba kuba mu mwanya umwe, bagomba kuba mu itorero rimwe. nimvuga itorero ni itorero ry'umwuka, kuba mu itorero ritarimo ibintu by'ibyaha. hari amatorero yamaze kwimura Imana ku buryo bafite ibigirwamana basenga ariko bitirirwa Imana. Nuzasoma Yesaya sinibuka igice neza, hari amagambo avuze ngo muri icyo gihe abagore 7 bazihura, bazajya ku mugabo umwe bamubwira ngo twebwe tubabarire twitirirwa izina ryawe, hanyuma tuzishakira ibidutunga. muri icyo gihe aba bagore 7 ni amatorero menshi azaduka, hanyuma uyu mugabo bavuga ni Yesu Kristo, bazavuga ngo tubabarire gusa twitirirwa izina ryawe. murabizi namwe abankurikiye ko amatorero yabaye menshi, ni akajagari, uretse ko ubu mu Rwanda iwacu usigaye ubona ko abakozi b'Imana hari icyo bari gukora. Imana ihe umugisha abayobozi bacu, abakozi b'Imana, hari ibintu baciye. tuzishakira amaturo, icyo dupfa nuko twitirirwa izina ry'Uwiteka, ibyo gukizwa bitureba, icyo dushaka nuko twitirirwa Yesu gusa. yes, Bibiliya iravuze ngo ami we ubamenyeshe amagambo. Bibiliya iravuze ngo ami we mubwire abo muva indi imwe nawe Ruhama, mubwire bashiki banyu muti nimuburane na nyoko, muburane, kuko atari umugore wanjye nanjye sindi umugabo we. yes, ntabwo Imana aya matorero ari kugenda avuka yitirirwa Yesu ariko afite inyungu. ntabwo Uwiteka, munyumve neza icyo Imana ivuganye nawe, ntabwo Imana ari umugadoke, ntabwo nubwo agaragara ko yiyitirira izina ry'uyu mugabo ari we Kristo, ntaho bahuriye. ibyo bari gukora ni ubumaraya, barishakira indamu, buke ndamuke. tubahamagara ariko byo kubwira abantu agakiza ni neda ntibibamo. turitirirwa umugabo wita Yesu, natwe twitwa ariko Imana iravuze ngo sindi umugabo wabo. oya, ntaho bahuriye. ubumaraya rero bwarakuze kugeza ku kigero Imana ifata icyemezo iravuga ngo ndashaka kubahana, mbahoye ubusambanyi bwabo, mbahoye ubumaraya bwabo, kandi nimbahana nzabahana kugera ku kigero numva umutima wanjye uguwe neza. munyemerere dusome Hoseya igice cya 1 n'ubundi ku murongo wa 6. hari inkuru z'umugabo umwe. Bibiliya yavuze ngo nuko asubiza inda, Hoseya igice cya 1:6. nuko asubizamo inda abyara umukobwa, amwita Uwiteka aramubwira ati izina rye umwite Ruhama, uko ntazongera kugirira inzu ya Isirayeli imbabazi, ntabwo nzongera kubababarira ukundi, ariko inzu ya Yuda nzayibabarira mbakize ngiriye Uwiteka Imana yabo, kandi nzababarisha, sinzabakirisha umuheto cyangwa inkota cyangwa intambara cyangwa amafarashi cyangwa abagendera ku mafarashi. Yesu ashimwe. Ruhama risobanurwa ngo ntabwo Imana izababarira inzu ya Isirayeli kubera ko bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. aya magambo ndi kuyavuga nanjye ubwanjye ni ubwoba, nanjye ndi umunyetorero, ndi mu itorero ry'Imana, ariko ibyo bakoze
ibyaha biri gukorerwa mu itorero n'indengakamere birateye ubwoba. iri torero rashushanya doko uyu mugore wa maraya Bibiliya ivuze ishushanya itorero ry'Imana. uyu mugore ashushanya itorero. none aba banyetorero n'itorero ry'Imana ryamaze kwangirika completely, ryamaze gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. doko mu yandi magambo ryamaze kwivanga n'abanyamahanga, barangije babicisha indi mico. abasambana barasambana, abajya kunywa inzoga ibyuma barabinywa. munkurikira mu nyumve icyitwa itorero n'iki. itorero ni iki ubundi? itorero, iyo tuvuze itorero ni umuntu wese itorero ni kwiga teoloji. ahantu umushumba umwe nigeze kwanza amazi atari ko muvuga ko itorero rya deperi ari itorero ry'umwuka, none abandi batari abadeperi ntibazajya mu ijuru. arangije arambwira ngo andi matorero, ntabwo namuvuga, umushumba wanyigishije teoloji ahantu navuga, arambwira ngo andi matorero ngo bayita ngo ingirwa dini. donc ntabwo bamwe mu nyumve neza, ntabwo bemera yuko abandi buzura umwuka wera, ntibemera ko abandi ari abakirisitu. no, hari abantu bamaze gufata Imana bayigira nk'iyabo bwite. Imana ni iyacu twese. bavuga ko ari abasilamu, Imana ni iyabo. Imana twese, Imana ni iyacu. niko Yesaya yahanuye, yaravuze ngo uri data wa twese mwiza. nubwo Isirayeli atatuzi, Aburahamu akaba atatwemera, ariko uri data wa twese mwiza. ndashimira Imana. Imana ni iyacu twese. tout le monde, Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Imana ni iyacu twese, yaba umuzungu, yaba umwirabura, yaba ukize n'udakize, yaba uwaraye ubusa n'uwarayariye, yaba uwambaye ubusa n'uwambaye neza. buri muntu wese banza wumve ko Imana ari iyawe. Imana ni iyacu, ntihazagire ugutera ubwoba. kandi ndashimira Imana ko aho Imana ituye nta muntu wajya kuduteranya nayo. Imana ntabwo ibwirwa, irirebera. ijya imanuka ikaza kuri tere, Imana ikirebera, ikareba ibyo wavuga nimba bihuye n'ibyo bakurega. ndashimira Yesu. Imana ni iyacu. nyemera uvanga Imana ni iyacu twese, ni iyacu. uretse ko hari abantu bafashe Imana ngo Imana yanjye, ngo njye Imana senga. yes, Imana senga si iyawe, si n'Imana yanjye, ni Imana ye. donc wasifite Imana senga nyine. donc Bibiliya iravuze ngo bamaze kwiyimika ibigirwamana. ruhama rero Bibiliya ivuze, Imana ivuze ngo yewe Hoseya, mbwirira ruhama ubwire ubwoko bwa Isirayeli ko ntazongera kubagirira imbabazi, ariko inzu ya Yuda yo nzayigirira imbabazi, kandi sinzabicisha umuheto cyangwa inkota. oya, nzababarira mbagirire imbambe inzu ya Yuda. Yuda we, ese uri umuyuda cyangwa wamaze kwandura uri umwisirayeli? kubera iki Imana itazababarira Abisirayeli? bamaze kwivanga. doke bamaze kwivanga. Isirayeli ubundi yari inzu, bwari ubwoko bw'Imana, ariko barangije Bibiliya iravuze ngo ubu bwoko bw'Imana burivanga, buragenda bwivanga n'ayandi mahanga. nusoma kino gice, haleluya, nusoma kino gice cyaho cya Hoseya igice cya 7 umurongo waho w'8, haravuze ngo Efurayimu ngo bose bashyushye nk'iziko, barya abacamanza babo. abami babo bose bararaguye, nta n'umwe muri bo untabaza. 8, Efurayimu yivanze n'andi moko. Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe ugashyira uruhande rumwe. abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi ntabizi, ndetse yameze imvi z'urutaru ntiyabimenya. na Isirayeli ashinzwe ubwibone bwe, ariko ntibarakangarukira Uwiteka Imana yabo ngo bavuge ibyo byose bitume bayishaka. Efurayimu ni nk'inuma y'injiji itagira ubwenge. nizere ko muri kubyumva. Abisirayeli bamaze kwivanga kugera ku rwego babura ubwenge, baba nk'abandi, bivanze n'abanyamahanga. itorero rya Isirayeli cyangwa se ubuturo bwera bw'Imana bwageze kugera ku kigero Imana ibugereranya n'umugore wa maraya.
iribwira Ami, iramubwira ngo Ami we, tangaza ubambwirire ubwoko bwanjye bwa Isirayeli bwamaze kwiyonona, babwira ngo nimuburane, noneho muburane nawe Ruhama, nimuburane, ubwira nyoko uti nimuburane, nyoko ni iki? Ni itorero mu buryo bw'umwuka, mama wanjye ni itorero mvukamo, nkomokamo mu buryo bw'umwuka, cyarandeze mu buryo bw'umwuka, nimuburane mubabwire. Ruhama, numara kubwira mama wawe, mubwira ko ibyo bakoze atari byo, nibuze ndebe ko hari n'umwe wakwisubira. Ariko ntabwo bigeze bamenya ngo nibuze hari icyo Imana ivuze, ngo baragenda Imana barayibagirwa pe completely. Bamaze kuyirengagiza, Imana nibwibwiye Hoseya, iramubwira ngo Hoseya we, dore ikintu ngiye gukora, tangaza iri zina, uyu mugore agiye kubyara umwana witwa Roruhama. Roruhama ni izina risobanurwa ngo sinzigera mbagirira imbabazi, Abisirayeli sinzababarira bakabije ibyaha, barasambanye, baratingana, baba bicanyi, baba bagome, bakora ku byashinganywe, barya intonorano, baragenda bakajya banywa inzoga, bakaza no kwigaburo no guterana, Bibiliya iravuze ngo bakajya banasambanira no mu nsengero. Abisirayeli bakoze ibizangwa n'amaso y'Imana. Ngo bamaze kubikora, Imana irarakaye, ibwiye Hoseya, iramubwiye ngo mbwirira uyu mugore, umubwire ngo uzasama inda, ino nda umwana uzavuka uzamwita Roruhama, bisobanura ngo iri zina Roruhama bivuze iki? Biravuze ngo sinzabababarira. Hanyuma mwitondere, Imana itababariye Abisirayeli, wowe izakubabarira urinde kutari Umwisirayeli. Koko bw'Imana nimba bwarakabije, wowe urumva imbabazi z'Imana izakubabarira gute? Dore umuti, nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abona. Mumwambaza akiri bugufi, umunyabyaha ntareka ibyaha bye, areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka, Uwiteka nawe aramubabarira rwose pe. Mu gihe Imana itazababarira Abisirayeli, twebwe dokubundi twe ntitwari ubwoko, ariko Yesu yaduhinduye ubwoko. Muri iki gihe rero mureke dushakishe twebwe Abanyafurika Uwiteka, kuko bari Abisirayeli ubwo Kristo azagaruka gutwara itorero, naramuka akandagiye ku musozi witwa Siyoni. Yesu ashimwe. Nakandagira ku musozi wa Siyoni, mbibutse ko agakiza twari twarahawe kazava mu banyamahanga. Aba bita abanyamahanga, biriva ko ari abanyamahanga, ni twebwe Abanyafurika, ababirabura, twebwe bahawe agakiza. Biravuze ngo Kristo yaje mube, ariko abe ntibamwakiriye, ntibamwemeye. Hanyuma mbibutse ko Yesu abambwa, banze kumubamba areba i Yerusalemu ngo abatera umugo, ahubwo bati niki turebe, ngo ahita ahindukira abanyamahanga. Ngo bari mu mwijima, ngo bahita bavirwa n'umucyo. Pawulo atandika amagambo akomeye, igice cyaho cya 2 umurongo wa 2, Abefeso, Pawulo yandikira Abefeso 2, avuga ngo namwe yarabazuye. Uriya munsi Yesu aduhindukira twebwe abanyamahanga, twari twaratewe nk'ingurukizi. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana yaturebye, Yesu yaturebye ryiza, Imana ishimwe. Yesu yaturebye ijisho ryiza Abanyafurika, ntabwo twari ubwoko, ariko twabaye ubwoko kubw'ijisho ryiza Yesu yaturebye. Ageze ku musaraba arahindukira, areba Abisirayeli, Abisirayeli arabareba, banga kumwemera, ngo yaje mu babe ntibamwemera, ahita ahindukirira ate warandeba. Impamvu ndi kuvuga Yesu nuko Yesu yandebye, nawe impamvu mwemera nuko Yesu yakurebye. Haleluya. Yesu yaturebye ijisho ryiza. Hanyuma rero rata mwebwe mutari Abisirayeli, mwahawe agakiza kubw'imbabazi za Yesu, ari mwe Abanyafurika, ndabinginzeho muri mwagacira imbabazi za Yesu. Yesu aje kubonana n'Abisirayeli bamwanze, aravuze ngo Roruhama, ntabwo nzabababarira. Yes, mubyitondere, ngo sinzabababarira bakabije ubusambanyi. Dusoze, Imana yagiriye neza Abisirayeli. Uyu mwana Bibiliya ivuze mu mwitondero cyane, uyu mwana Bibiliya ivuze n'ubuhanuzi bwacu twebwe Abanyafurika, bidusaba kuba maso.
Ezekiyeli igice cya 16 Bibiliya iravuze ngo umenyeshe Yerusalemu ibizira byabo, ubatangariza ubabwira ibyo bakora ko atari byiza. Dore Imana yari yaragiriye neza ubwoko bwabo, arabwira ngo so yari umwamoni, nyoko yari umuheti, umunsi wavutseho umukungu wa ntibawushari. Aya ari amoko abiri atajya yuzura, abamoni n'abaheti ndetse n'abamowabu. Yari amoko atuzura, ariko ngo uyu mugabo w'umumoni ahura n'umugore w'umuheti, ngo barangije babyara umwana. Uyu mwana bamubyaye, mumurikire mu nyumve, ngo uyu mwana mu kuvukwa kwe yavutse ari ikinyendaro. Mu yandi magambo, umwana uvutse adateganijwe, Bibiliya ivuga ko aba ari ikinyendaro. Bibiliya bivuga cyane. Yesu ashimwe. Nuzasoma inkuru za Yabesi ngo nyina yari yaramubyaye, amubyaranye agahinda, ngo yari umwana w'ikinyendaro. Bene data, nimube maso mwumve icyo Imana ivuze. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo uyu mwana ngo Imana imugirira ibambe ryinshi, ngo irangije ngo imusanga yigaragura mu ivata. Bamaze kumubyara bahita bajugunya iyo ngiyo, ntibaba bakimurebanye imbabazi, baravuga ati ni umunyafurika, ni umwirabura. Ni urugero ndi kuguha. Ngo barangije ngo baramujugunya. Nawe birashoboka ko bakujugunye, ngo ariko ngo aho bamujugunye Imana irahamusanga, iramubwira ngo nubwo uri mu ivata ryawe baho, Imana itanga imbaraga, itanga ikintu cyitwa ububasha bwayo. Iramubwira ngo akira akazi, akira amafaranga, nawe ubeho. Ngo Imana ivunika imvune zikomeye. Nibutse abantu ko imvune Yesu yavunitse zitazapfa ubusa. Imana ngo ikora ibintu bikomeye, ngo iramusharira. Gusharira murabyumva. Ngo irangije ngo imukora mu kanwa, ngo ikuramo icyo bita ivata, kugira ngo umwana abashe kuvuga yavutse. Bakora mu kanwa, bakuramo icyo bita ivata mu kinyarwanda. Ngo imukorera ibintu byose. Ngo irangije ngo ifata utwahi tw'impinja, ngo iratumwambika. Munkurikire mu nyumva imvune Yesu yavunitse. Ngo irangije si yarekeraho, ngo imusiga n'akamuri. Akamuri ni amavuta. Mu nyumve, Imana imugira umukobwa mwiza, imugira umunyamasengesho mwiza, imugirira umuririmbyi mwiza, imugira umupapa mwiza, imugira umugore mwiza. Imana iravunika, ikora ibi bintu byose, ariko pana pour gratuit, pana ku mbabazi gusa, ibintu biri free. No. Imana yabikoze gutya, yiteze ko izamukuramo umusaruro, yiteze ko azagira icyo ayimarira. Bibiliya yavuze ngo aragenda aba mwiza, ngo agira uburanga bwiza buhebuje, ngo n'amabere yarakura, ngo arashimangira, ngo aba umukobwa mwiza. Bibiliya yavuze ngo Imana yari yiteze ko azayigirira umumaro. Ngo ariko ngo hashize iminsi, nugera ku murongo wa 15, ngo aragenda ariyogeza we, azana amabuno, atangira kuzunguza amabuno mu muhanda, atangira kwambara ubusa, atangira kwimakiya, ingo harazogosha, iminwa arasigaho bya bintu bitukura. Ubundi biriya bintu bitukura ngo byari ibintu basigaga cyane ngo mu Bisirayeli, ngo umukobwa abaga ari mu mihango, ngo abisigagaho kugira ngo bigaragaze ko ngo ahumanye muri icyo gihe. Ariko muri iki gihe cy'iminsi y'imperuka, wagira ngo abantu bose bahora mu mihango, baba bashyizeho ibintu wagira ngo ni ihene babaze. Nimunyumve nabi, ndi kwivugira ubutumwa bwiza. Hanyuma ngo arangije arisiga, indwara zogosha, ngo arangije mumurikire mu nyumve, imisatsi aratsiba, ngo arangije ngo amazuru arapfumura, ngo amatwi aratobora, ibintu byose yigira umukobwa mwiza, arimakiye we, ahora mu kirori guhera kwa mbere kugera ku wundi wa mbere. Ntabwo ajya afata umwanya wo guha Imana umwanya, ariko umwanya wo gutakaza ari kwisiga arabizi, ariko ntiyafata umwanya wo kubana n'Imana. Ibi byose ngo arabikora, yishakira ubwiza, atangira kwambara amapantaro ababona ntamubereye, atangira kwambara utuntu tw'utujipo abona ntibimubereye. Arangije noneho imyambaro y'imbere noneho asigara atatiyambara, ariko yambara utuntu tumeze nka robe de nuit, akajya agenda yambaye ubusa, utuntu turi aho twitwishashi y'amajyuwa. Ibyo Imana yanga urunuka, ngo agenda agwisha abasore, atangira kugenda asambana. Bibiliya iravuze ngo ubusambanyi bwe burakura, ngo aboha umuhisi n'umugenzi. Imana ntabwo ari icyo yamukoreye, ibyo yakoze byose ntabwo ari icyo Imana yari yarakoze, ngo yaribagiwe, yibagirwa iby'Imana yakoze. Nshuti bene data bakundwa, Theoneste, ndashaka ko dusoze, ariko umva icyo Imana ivuganye natwe.
Imana ambwiye kubaha mesaje ivuga ngo Imana ibarinde kwibagirwa ibyo Imana yakoze, kuko iyo ntibagirwa ibyo ibakorera, ibyo yadukoreye ni byinshi, ntabwo ibyibagirwa. Kuki muyibagiwe? Mwe kwibagirwa ibyo Imana yakoze. Uri umuprofeseri, uri umudokita, uri enjeniyeri, uri darayiva, uri payiroti. Bene data, reka mbasabe iki kintu kimwe. Imana yagiye idukorera ibintu bikomeye. Uri gukora muri biro, uri umuntu udasanzwe, ariko se ubu koko aho ukora ibyo ukora byose umugisha Imana aguhaye uwukiranukamo, cyangwa uri kugenda nawe waribagiwe, warariye uribagirwa ibyo Imana yakoze? Imana mbwe ngo ntizibagirwa. Kandi mu kutibagirwa kw'Imana niza guhora ababisirayeli, ntabwo izita ku cyubahiro cyawe. Imana yacu, Imana ikomeye, niza guhora, ntizita yuko uri mwiza, ntizita ko ufite amafaranga, ibyo ntibiyireba. Urugero muri Los Angeles, hano hirya Los Angeles, muri one of city, umwe mu mujyi wa California, ejo bundi mwarabibonye, kubera ko itariki 7 harahiye. Uriya mujyi warahiye urashya, wamaze hafi icyumweru, menya n'ubu bakizimye simbizi, ntabwo mperuka no kumenya amakuru yabo, mperuka kureba amakuru yo muri California. Yesu ashimwe. Ngo baragenda ngo icyubahiro cy'Imana barakibagirwa, ngo barangije arabanga Imana tuyahe 0%. N'ibintu Imana yakoze, n'ukuntu Imana agwaye kwiga amashuri ukayarangiza, none dufata Imana tuyihe 0 twebwe. Banyarwandakazi aho muherereye, inshuti z'abera, torero ry'Imana, dufata Imana tuyibagirwe, n'ibintu Imana yadukoreye ejo bundi tuyihe 0. Nk'Abanyarwanda ntitwabikora, kandi ikitumariye turagizi. Kereka wenda babera nibo bagenda bayitesha agaciro, ariko ndabizi neza ko nta munyarwanda aza ahantu Imana yamukuye. Kurura cyagiye turi mu buhungiro ejo bundi, ubwira ukabona ntiburi buke, bwacyo ukabona ntiburi bwira. Ubu twibagirwa ibyo Imana yakoze, kirazira kikaziririzwa ko twakwibagirwa yatubyaye, aho yadukuye, yaduha ubuzima. Dushimira Imana, ahubwo tuvuge ngo twe kwibagirwa. Imana nishimwe. Iyo umwana w'umukobwa Imana yagiriye neza, waragenda yibagirwa Imana, arasambana, atangiye gusambana. Mwirinde ibyaha, ariko cyane cyane mwirinde icyaha cy'ubusambanyi, kuko icyaha cy'ubusambanyi gikorerwa mu mubiri imbere. N'ibindi ntabwo mbabwiye ngo mubikore, ahubwo ndavuze ngo Imana nidushoboze gukiranuka muri byose. Nta cyaha gito kibaho, ariko icyaha Imana yanga urunuka ni icyaha cy'ubusambanyi. Iki ngiki rero Imana yavuze ngo roruhama, sinzigera mbabarira abantu badakiranuka, badakizwa. Nibyo imbabazi z'Imana irazifite, ariko roruhama, Imana ije guhora Abisirayeli. Bavuga ko ari Abisirayeli mu mitima, nako ku munwa, ariko mu mitima bitarimo. Roruhama. Soze kubwire ngo irinde Imana igushoboze, ntube mu mubare wabaje guhanwa n'Uwiteka. Iri zina roruhama ni izina rikomeye cyane, Imana izababarira. Bidutere kugira amakenga, iri zina ritazidusohoraho ryitwa roruhama. Imana idushoboze. Imana mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuzima, kandi ijambo ryawe rirakiza. Ndakwinginze kugira ngo uze kubana natwe, udukomereze amaboko, twambike imbaraga zo kunesha, kandi ibyo ushima bibeho, ibidakwe bikurweho mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha wumvishe ijambo ry'Imana, hanyuma twinginze Imana kujya ikomeza amaboko yacu. Shalom, shalom.